agiye kuvoma kw'iriba, maze ahahurira n'umwami Yesu, nuko bagirana ikiganiro. Yesu ati amazi yo kunywa, nawe ati amazi ndaguha. Kuri umuyuda nkaho umusamariya, mbese nabasha kuguha amazi nde? Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Maze Yesu abwira uwo mugore ati genda uzane umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo ngira. Yesu ati ndiko kuvuza ukuri, wari ufite abagabo 5, na n'uyu munsi ufite si uwawe. Maze uwo mugore yumvise iryo jambo, aratangara arumirwa. Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Uwo mugore asiga ikibindi kuri iryo riba, maze aragenda. Agenda yirukanka asubira iwabo, ajya kubabwira ibyo abonye. Ati nimuze murebe umuntu uri hano, wamenyesheje ibyo nakoze byose. Maze baraza bazanywe no kureba, bahageze basanga ni Yesu. Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, wamuhana wakaguha kuri ubugingo, kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera kugira inyota. Kuko uwanyoye ku mazi y'ubugingo ntabwo yongera